ku buryo butomoye ku mugaragaro, ariko numva ari hashize ikindi cyumweru nanone ko cyataye muri yombi abantu 20 b'abasivili n'abandi 22 nako n'abandi 2 b'abasirikare. Ariko nyuma ku rubanza rwabaye ku munsi w'ejo rwatangiye kuburanishwa, byagaragaye ko ari dosiye irimo abantu 28, harimo abasivili ndetse harimo abasirikare, harimo abanyamakuru bazwi hano mu Rwanda nawe uzi twagiye tugarukaho igihe kinini, ndetse n'umuvugizi w'abafana ba APR Mugisha Frank Jangwani, Ishimwe Rikari n'umunyamakuru, akaza Ligani Rugaju nawe n'umunyamakuru. Abo ngabo bagiye bavugwa mu mwandiko. Kalisa Georgine yahoze ari ushinzwe umutungo mu ikipe ya APR, hakazamo kandi n'abasirikare babiri mu ikipe ya APR, harimo Mutoni Penina, kapiteni Mutoni Penina na kapiteni Umurungi Penina. Wumvise urubanza ku munsi w'ejo ko rwagenze, twabigarutseho ku munsi w'ejo, aho bakurikiranyweho kuba hari ibyaha bafatanyijemo nk'abafatanyacyaha. Ku byaha twagiye tukubwira ku munsi w'ejo, kandi twagiye tugarukaho rwose mu bihe bitandukanye. Ibyo byaha rero birimo nyine gukoresha umutungo, nyine no sura mutungo bakoresha n'uwabo, na amazina y'abantu basaga 28 bakurikiranwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare auditora militaire. Barimo abasirikare rero 3 n'abasivile 25. Abasirikare rero ni kapiteni Penina Mutoni na kapiteni Penina Umurungi, ndetse na majoro Vincent Murigande. Uyu majoro urumva mu mwandiko nawe yahise amenyekana mu mwandiko. Hanyuma kandi abasivili barimo Kalisa Georgine, hano none amazina ngiye kuyakubwira kugira ngo bimenye nawe, nuba warabuze umuntu ubona utakimubona umenye ngo bimeze bite, kuko n'ubundi biri mu Karubanda. Abasivili ugiye kubumva neza cyane, tega amatwi neza ubumve mbere yuko tujya kuri babacuruzi mu wundi mwandiko wundi nanone. Ubwo ni igice cya kabiri cy'umwandiko, ubu turi twahere ku gice cya mbere. Abasivili barimo Kalisa Georgine, barimo kandi Muragane Jean Claude, Nzita Eric, Nigena Lome, Ndabunguye Alexi, Gatete Thompson, Mugisha Frank aka Jangwani ni wa muvugizi w'abafana ba APR, Iradukunda Eric, Rurangwa Gilles, Biganiro Mucyo Anta ni wa munyamakuru, Ndayishimiye Ligani Rugaju. Harimo kandi Nemeye Olivier, uyu nguyu yarafite ubukwe uyu munsi mu murenge. Hanyuma kandi akaba yari kuzaharongora mariage religieuse. Uyu munsi yari kurara umugabo mu buryo bwemewe n'amategeko. Mariage religieuse iri kwa 6 ku ya 16. Hari kandi Nduwayezu Emmanuel, hari CSP Hilary Sengabo, uyu nguyu ni umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'igorora, rwego rw'igihugu nyine RCS. Uyu nguyu Sengabo nawe ari mu mwandiko, kuko buriya Sengabo yaragiye no kwiga mu mahanga, ari yaragiye kwiga rwose, amafaranga nawe yaraweje ngo bamugurire itike nk'umuntu wari muri vacances akeneye atanyine amasomo avuga atakwagiye kurangira, wajya kwireba ikipe yanjye nkunda n'ubundi. Amafaranga nawe yaraweje ngo bamushakire bamugurire itike Kigali kugira ngo azabone uko ajyana n'abandi, aza kwisanga mu mwandiko gutyo. Cyo kimwe na CSP Olive Mukantabana, nawe arimo hariya mu rwego rw'amagereza RCS. Niyo mpamvu bisanze mu mwandiko nawe urebye kesi zabo zimeze nk'ari abanyamakuru, nabo amafaranga barayatanze, arubwo bagomba kugaragaza ngo mwatanze amafaranga gute, ese aho mwatanze niyo yarakwiye, ese n'abafatanyacyaha burimo. Umucamanza mu bushishozi bwe akareba ngo aba bantu koko ndabona barakoze icyaha cyangwa ntibagikoze, kubera ko icyaha kigirwa n'ibintu 3: element morale, element materiel na element legal. Cyaha wakoze wagambiriye kugikora koko, ese gihanwa n'amategeko? Ese hari bigaragaza koko wagikoze, wakoresheje ukora icyo cyaha? Ibyo byose biri mu bushishozi bw'umucamanza. Hari kandi Nkuru Nziza Innocent, hari kandi cya Ruhinda Gerard, Gashugi Arise, Wibabara Aime Gloria, Ishimwe Ricard ni wa munyamakuru nawe yenzi wacu n'ubundi, Wiruta Gregory, Kajimbura Jean de Dieu, uyu nguyu urabizi ko asanzwe ari umwagenti, Umurungi Sylvia, Manzi Ezra, ndetse na Rutarimara Gilles. Wibabara Aime Gloria,
ese Kalisa Georgine ntabwo mubonye muri uyu mwandiko hano muri urutonde hano. Ariko ushobora kwibaza uti se bano bantu inyito y'ibyaha bakekwaho n'ingingo z'amategeko abiteganya kuri Kapiteni Penina Mutoni ni ihe bigenda bite? Guha umuntu inyandiko adakwiye guhabwa, uziko biri mu cyaha bakurikiranyweho. Icyaha giteganywa kandi gigahanishwa ingingo ya 278 mibare nari nyicuritse mumbabarire 278 y'itegeko nomero 68 akarongo kayorebanye 2018 ryo ku ya 30/2018. Iri tegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko gukoresha umutungo wa leta icyo utayagenewe. Icyaha giteganywa kandi kigahanishwa n'ingingo ya 11 y'itegeko nomero 54 akarongo kayorebanye 2018 ryo ku ya 13/2018 rite itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Umuntu wese rero uha cyangwa uhesha undi muntu imwe mu nyandiko ziteganyijwe cyangwa se ziteganyijwe mu ngingo ya 177 y'iri tegeko azi cyangwa azi ko adakwiriye kuyahabwa abakoze icyaha. Umuntu wese wahawe ububasha n'igihugu cyangwa wahawe ubutumwa bwo mu rwego rw'umurimo nta burenganzira yabiherewe n'inzego zibifitiye ububasha, amafaranga ari mu ngengo y'imari ya leta cyangwa ukoresha undi mutungo wa leta ibyo bitateganyirijwe nyine abakoze icyaha. Kansubiramo mwumve neza. Umuntu wese uha cyangwa uhesha undi muntu imwe mu nyandiko ziteganyijwe mu ngingo 277 y'iri tegeko azi ko adakwiriye kuzihabwa abakoze icyaha. Umuntu wese wahawe ububasha n'igihugu cyangwa wahawe ubutumwa mu rwego rw'umurimo nta burenganzira yabiherewe n'inzego zifitiye ububasha, amafaranga ari mu ngengo y'imari ya leta cyangwa ukoresha undi mutungo wa leta icyo bitateganyirijwe abakoze icyaha. Ibyo ngibyo rero nibitegereje Mutoni Penina, Kapiteni Mutoni Penina, nicyo ngibyo yabakurikiranyweho buriya nicyo amategeko abihanisha. Mu gihe kandi kuri Majoro Vincent Murigande we umufatanyacyaha mu gihe umuntu wamuhaye iyo nyandiko adakwiye kuyihabwa, we umufatanyacyaha we ahanwa umufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utateganyijwe. Icyaha giteganya kandi kigahanishwa n'ingingo 11 y'itegeko nomero 54 akarongo ka 2018 ryo ku ya 13/2018 iteganya ibyaha n'ibihano umuntu biteganya ryerekeye n'itegeko ryo kurwanya ruswa. Twagiye bimenyereye biriya mpana byaha, ariko iri ngiri ryo kurwanya ruswa mu ngingo ya 4. Kuri Kalisa rero Georgine nawe n'umufatanyacyaha nawe haranwa na ririya tegeko tuvuze hari haruguru, cyo kimwe n'abandi bose bafatanyacyaha n'iriya tegeko rigenda ribahana. Hanyuma kandi icyaha cy'ufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe kandi gikekwaho ndetse n'umurungi CIV umurungi Sylvie Manzi Ezra bafatanyije na Majoro Vincent Murigande. N'amategeko mbona ari maremare tuzagira igihe cyo kugenda tuyagarukaho muri rusange. Bariya bose babane n'abafatanyacyaha twakubwiye bararura utonde rurerure, n'amategeko mbona ari maremare tuzafata umwanya wo kuyagarukaho muri rusange. Ariko none cyo gira ngo twitseho kugira ngo n'ibintu tutatujyana tutagigarutse ku mwandiko igice cya kabiri. Nuko noneho ngubu igisirikare cy'u Rwanda RDF urukiko rwa gisirikare ruherereye hari mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nyamirambo ngirego rwatangiye gukurikirana n'ubundi mu butabera abantu 10 bakurikiranyweho n'ubundi ibyaha nk'ibi ngibi byo kuba barakoresheje umutungo batagenewe. Ukibaza ngo abacuruzi 8 babonye gute uyu mutungo n'abacuruzi 8 bacuruza hano mu mujyi wa Kigali, ndetse harimo n'abasirikare 2. Icyita rusange kiri ya dosiye ya mbere irimo benshi bafite bahuriye n'ikipe ya APR nuko bangaba bo bakurikira ntago bafite aho bahuriye n'ikipe ya APR uretse umwe ugaruka mu mwandiko mo kabiri. Icyita rusange ubwo ngubwo ni Mutoni Penina.
ari muri iyo dosiye y'umwandiko wa kabiri, igice cya kabiri cy'uwo mwandiko. Igice cya mbere n'abari muri APR, igice cya kabiri harimo abacuruzi. Penina niwe wirepeta aho ngaho. Bamwe bigaga ibijyanye n'imibare mu wa mbere biga ensemble, ubu ngubu babyiga mu cyongereza babyita set. Urabizi imwe bya union intersection, hari umubare ugenda uzamo muri za nziga zombi wagiye guca zose niba ari 3 cyangwa 2 bafatanyije, hari umubare ujyamo hagati ukaba ari muri izo nziga zombi. Ubwo rero na Mutoni Penina ari mu ruziga rwo muri ya dosiye yo muri APR, akaba no mu ruziga rw'aba bacuruzi bakurikiranwe na RDF, igisirikare cy'u Rwanda. Aba bacuruzi nabo na amatike y'indege bahawe na APR bagiye mu Bushinwa. Ukibaza abacuruzi bahawe amatike n'ikipe ya APR mu Bushinwa, APR sigaye icuruza nako oya ntago ari APR. Abacuruzi bahawe amatike n'igisirikare cy'u Rwanda RDF sigaye icuruza amatike se y'indege. RPDF se sigaye ifite abapampe bakora business zo gucuruza amatike y'indege, sigaye ifite abagenti. Byagenze bite kura ku rubanza rwabaye uyu munsi? Undi musirikare urimo rero yitwa Lieutenant Angelique, irindi zina rye ry'inyarwanda mumbabarire ntabwo narikuruye neza, ariko iryo rirahagije. Mu mwandiko harimo igice cya kabiri. Abangabo bacuruzi rero 8, harimo umuntu wari ubahagarariye nabo babahuje nabo bantu bo muri APR yitwa Rutikanga Eric. Rutikanga Eric rero niwe wavuga yuko yari umuyobozi w'abo bantu, niwe wakoraga deal ahuza abo bacuruza ati nababoneye amatike ya makeya, nuze mwereke nge kubagura amatike ya makeya, akajya kuyagura muri RDF. Nawe unyumvire aho tugeze uyu munsi. Ayo matike akajya kuyagura, niwe wavuga ko ari uyoboye abo bacuruzi, ni nawe wabashoye n'ibyo bikorwa. Ababwira ati ko muzi ko mujya kurangura mu Bushinwa, nzi ko mukenera amatike, muze mbere kana mugura amatike ku mafaranga make. Bivuga ko itike yagurwaga amadolari 600. Ubwo we n'ubusanzwe ujya mu Bushinwa, urebe ngo ugiye mu Bushinwa ukoresha amafaranga ngahe? Amadolari 600 y'amanyarwanda, ubwo ni hafi $900 by'amanyarwanda. Ni ibintu byatangiye guhera umwaka ushize. Muri uyu mwandiko gice cya kabiri niko bigaragara. Biragaragara ko byatangiye umwaka ushize ko ariko ayo matike yatangiye gucuruzwa, agajya acuruzwa kuri abo bacuruzi bikozwe n'uyu nguyu Rutikanga Eric. Abacuruzi ariko barishyuraga amafaranga yabo, utagira ngo wenda amatike bayaboneraga ubuntu, barishyuraga. Hanyuma bamara kwishyura rero ntabwo bishyuraga bakoresheje ikoranabuhanga. Ibizibiti bizabagora kugira ngo babibone nabo, ibizibiti bizagorana. Abagura amatike y'indege murabizi ubundi akenshi barakubwira ngo amafaranga niwe uyafite mu ntoki uyashyire kuri momo, wishyure ukoresheje telefone, cyangwa se uyashyire kuri konte wishyure ukoresheje visa card niwe uyifite. Ariko telefone abenshi baba bazifite. Ushobora gukoresha visa card, ushobora gukoresha telefone, ariko ushobora no kugenda uriya umuntu ugiye kugura itike nk'umwagenti akakubwira ati niba uyafite no mu ntoki nta kibazo, wenda wikwirwa uvunika, ngenda kwishyura nkoresheje ayanjye, ndakoresha wenda telefone yanjye nkwishyurire, cyangwa ndakoresha konti yanjye nkwishyurire, wowe yampe na yandi nongere nyisubize. Ibyo nabyo birashobora kwashara guha service gutyo. Ariko abenshi ntabwo bishyura mu ntoki, ariko niyo wishyuye mu ntoki we arakwishyurira ya mafaranga akoresheje ikoranabuhanga mu buryo bwa kuvuga ngo amafaranga nyine bigaragara ko wayishyuye nyine agomba kuyishyura akoresheje ikoranabuhanga. Abo bantu bajyaga kurangura rwose mu Bushinwa hariya Gwanzu nkuko amatike y'indege yabo bigaragaza, bagatega Rwanda ya rwose. Itike zagurirwaga ahantu hatandukanye no mu mujyi wa Kigali, harimo zagurirwaga hariya mu mujyi wa Kigali rwose, hariya kuri agence hariya ya abantu bacuruza amatike y'indege hariya rwose ku Bumwe Grand Hotel hariya mu mujyi wa Kigali, barahazi hariya mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Rwanda ya rwose hari itike yabubaye booked, yabukinzwe ku itariki 30 z'ukwa 12 2024 y'urugendo rwabaye ku itariki ya 12 Mutarama 2025 muri uyu mwaka wa 2025. Indege yahagurutse ku kibuga cy'indege Kanombe, ibanza inyura i Nairobi muri Kenya, ihagarara gatoya. Iyo ndege ariko ya Rwanda ya abo bagenzi yari itwaye kuri yo tiko, umugenzi yagombaga guhita ava muri Rwanda ya agahita ajya muri Kenya Airways akerekeza Gwanzu mu gihugu cy'Ubushinwa. Itike yarayishyuye rwose arayifite.
itike rwose yarayishyuye rwose nta kibazo na kimwe gihari. Hanyuma rero wakwibaza uti byagenze bite noneho rero sasa abo bantu abacuruzi barishyuraga rwose bakishyura izo kashi zabo bakazishyura Rutikanga Eric ari nabo bajyanye muri iyo diro. Wavuga ko yari umuntu uri hagati y'abo bantu bo muri APR aribo batangaga bishyuraga amafaranga akava kuri konti ya APR, amafaranga akishyura izo tike z'indege. Nuvuga amafaranga Rutikanga yajyanaga. Noneho ugiye kwishyura tike y'indege we ntabwo Rutikanga yavugaga ngo wenda akakoresha ikoranabuhanga yishyura tike y'indege abishyurire, oya, ahubwo amafaranga yavuga kuri konti y'igisirikare cy'u Rwanda RDF agiye kwishyurira abacuruzi bagiye kurangura mu Bushinwa. Ukibaza ni gute abacuruzi bajya kurangura mu Bushinwa ari aba APR n'icuru nako nanjye ngo APR RDF kugenda igaruka kuko APR n'ubundi ntiwayitandukanya na RDF. Aho ndajya mvuga APR hano kuri dossier mubabarire, ubwo ni RDF niyo ndi kuvuga, ntabwo watandukanye ariko ubundi umwana n'umubyeyi kirazira. Barishyuraga rwose amafaranga akava kuri konti ya RDF akajya hehe kwishyura itike z'indege z'abantu bagiye gwanza mu Bushinwa kurangura. Rutikanga niwe wabahaga Eric, niwe bazaniraga zino tike rwose bamaze kumwishyura. Rutikanga maze kubona ko ibintu byambaye ingaru byatangiye rwose kuzamo ibibazo, batangiye guhamagazwa, aragenda arabwira ati rero nyamuneka ibintu ndabona raporo yatangiye kuba inkazi, mugomba kugenda niba bahamagara mugende muzavuge yuko aya matike mutigeze muyishyura na rimwe rwose, ko mutigeze mwishyura aya matike rwose muzagende mubivuga gutyo. Kurumva nabo kudakenga wagombye guhita uhamagara umunyamategeko wawe ukamubwira ati ko nahuye n'ibintu bimeze gutya na gutya na gutya. Abacuruzi nabo batagira abanyamategeko nabo ni ikibazo, umuntu arakira ariko hari urwego batarageraho koko. Ugomba kugisha inama akakubwira ati oya ugende uvuge ko wishyuye, wowe warishyuye none baragushutse ngo ugende uvuge ko utishyuye. Baragenda rwose baramwumvira babikora uko. Abo bantu bandi barindwi ubwo nawe ari muri dossier, ubwo ni barindwi abacuruzi nawe ariko arimo muri iyo dossier ko ari uhagarariye abacuruzi niwe bajyanaga muri izo diro wa 8, ariko bagenzi be babahamagaje baragiye baravuga ati ntabwo twishyuye. Bahamagajwe na auditora militaire ubushinjacyaha bwa gisirikare. Mwe murumva neza uko byagenze. Hanyuma rero baragenda nabo baramwumvira rwose uko yababwiye, baravuga ati ntabwo twishyuye. Muzavuge ko mutishyuye, ati yego rwose tuzabivuga gutyo. None babwiye ko batishyuye, bavuze ko batishyuye, baravuga ati noneho nimwishyure rero. Batangira kwishyura. Abarimo witwa Bosco ahita yishyura miliyoni 3 kuko umucuruzi iratekerezaga ati bagiye kumfata, nishyura barete nta mumvuto bamfunge, yamari yanjye nzanye ejo bundi ntabwo ibona gicuruzwa, ndaba ndi guhomba kabiri kandi nimwishyura n'ubundi ndaba mpamye yandi nahaye Rutikanga, ariko najya gukora business zanjye y'amafaranga nyagaruzi. Nawe uri umucuruzi ushobora kuba wabitekereza gutyo, kandi abacuruzi kujyanye n'ifaranga no kudiringa umucuruzi nkajya atekereza kabiri abyumva vuba. Buri abantu b'abacuruzi nibo bantu bafata risk zo ku rwego rwo hejuru, kuko ibyo bindi byose aba yabirenze. Kudiringa n'umucuruzi bijyanye na diro mara moja kabisa. Abandi nabo bagiye bakomeza kwishyura nabo bavuga ati imari zacu zidakomeza guhomba tutari gucuruza, imitungo yacu ni ikireka twishyure. Abenshi bakomeje kwishyura ariko ngo bari baki batishyuye ngo bayamaremo. RDF ari kuza gutungurwa no kubona hari amafaranga ari kuva kuri yari kwigira kuri konti yayo yishyuwe n'abasivili. Iti ni gute twebwe turi kubona amafaranga yishyuwe n'abasivili aza kuri konti ya RDF? Niki gihuza aba basivili na RDF? Barababaza ati amafaranga bimeze biti? Ati ariko auditora militaire yadusabye ko twishyura amafaranga tukashyira kuri konti zanyu. Ati we ntabwo byumvikana kuntu aya mafaranga yaza hano, byagenze gute kugira ngo amafaranga aze kuri konti ya RDF avuye ku bacuruzi? Nta diro twagiranye, nta kintu dufitanye cyane n'iki, oya ntabwo byumvikana neza. Batangira gukora rero iperereza, batangira gukora iperereza. Ibyo byose rero byabiri kuba byari mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka 2025. Hanyuma rero ya dossier ya APR ejo bundi APR FC nabare abantu bari muri ya mwandiko igice cya mbere, ubwo niba abanyamakuru ndetse n'aba civile baguze amatike kwa Penina na kwa Karisa Georgine, bumvishe ko arimo na muri Gande n'abandi bagiye bavugwa mu mwandiko navuze urutonde rw'amazina yose.
wacikanywe n'ikiganiro waza kujya rwose kuri Retroviseur TV ugakurikira neza 5/5. Dosiye rero nubwo yabyutse n'abari abandi bose bahita batabwa muri yombi. Bari abacuruzi bose bahita batabwa muri yombi, bari muri dosiye y'umwandiko ku gice cya kabiri y'inezwa ry'umutungo muri APR. Ni ukuvuga ngo icyo bigaragara nuko bano bantu muri APR harimo abantu bari barabigize akamenyero yari yarabaye kirarika, yaba ari APR ndetse atari APR FC gusa, ahubwo n'andi ma equipe yishamikiyeho. Ubwo niba muri APR imeze kuriya, muri basket ho imeze gute? Ama equipe yose ya APR ubwo nibatunga itoroshi, dushobora kuzumva umwandiko igice cya 3, umwandiko igice cya 4, tukatwazagira mu gice cya 10 cyabandi bantu bagenda bakurikiranwa. Angelique Liyetona Angelique uri muri umwandiko igice cya 2 n'abacuruzi, cyo kimwe na Mutoni Penina warabyemera. Ubwo ngubwo mu gihe cyo kuburana ku rubanza narwo rwagishyizwe mu muhezo, cyo kimwe n'urundi rubanza rwo mu mwandiko wa mbere rwa APR FC n'urwo abacuruzi na RDF narwo rwashyizwe mu muhezo. Ubwo ngubwo igihe tuzaba twatangiye kuburanwa nyine tugenda tumenya utuvungukira tumwe nk'uko ibingiye nabyo byamenyekanye mu rubanza rwabaye none. Abantu benshi ngo amafaranga barayariye imiturirwa baruje hano mu mujyi wa Kigali, kandi ntibumve bano basirikare tuvuga bamapati yo hasi ntugire ngo amafaranga bayarya bonyine kirazira. Buriya hari abandi bakoranaga nabo, uko ibintu bizagenda byicuma ni perezida igakorwa neza, ushobora kuzatungurwa n'andi mazizo uzagenda wumva mu myandiko izakurikira. Icyo nakubwira nuko urubanza rwo mu mwandiko wa mbere ruzakomeza ku wa mbere tariki ya 18 Kanama ku saa 3 za mu gitondo ku rukiko rwa gisirikare hariya i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Nuko nguko rero bihagaze. Ubwo ngubwo itoroshi n'ugukomeza gutungwa cyane mu ikoreshwa ry'umutungo, kuko ubundi APR mubwo tuvuge RDF muri rusange yo kubera ko inzego z'umutekano bundi kubw'impamvu z'umutekano w'igihugu for national security ntabwo ingengo y'imari yabo itangazwa, niyo mpamvu tuzabona muri parke bitabye. Ariko igihe kizagira noneho nk'ayo ma equipe ashamikiye ku gisirikare cy'u Rwanda bajye bayaha ingengo y'imari, ariko noneho bayasabe na raporo y'uko ingengo y'imari yakoreshejwe muri iyo audit yabo, internal audit. Bavuga ati twaguhaye miliyari uzagaragaza uko wayikoresheje, kubera ko byagaragaye ko bagiye biba RDF ikibwa pe. Niyo mpamvu ubona bamwe bajya mu nzira njyabukire abandi bakajya mu nzira njyabukene. Ubwo rero no gutegereza uko ibintu bizajya bigenda muri rusange. Mu cyumweru gitaha tuzakomeza kugenda dukurikirana uko ibintu bizajya bigenda kuri uru rubanza n'ibindi byose, yaba urwo mu mwandiko wa mbere n'umwandiko wa kabiri, byo byose tuzagenda tubimenya. Ubwo ngubwo no gutunga itoroshi, nubwo inzego z'umutekano ingengo y'imari yazidatangazwa, ariko bakajya bikebukamo bakareba koko niba nta nkebebe zirimo zishobora kuba za gentwara amafaranga nkuko twabibonye muri uwo mwandiko w'abacuruzi. Mwandiko w'abacuruzi amafaranga kagenda gakajya abatagomba kujya. Munyemerere mbashimire cyane mwe twabanye mu kiganiro Retroviseur nakagaruka ku munsi w'ejo. Nyagasani abatwikirize gishura cye kimwe n'imbabazi niba cikanywe n'iki kiganiro kandi uragisanga kuri